Ndabasuhuje bene data, ikaze muri wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana, amazi amara inyota. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mazi amara inyota, tuganire duhereye ku nkuru y'umusamariyakazi iri muri Yohana igice cya 4, aho Yesu yasubije umusamariyakazi ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Rero dufite abantu benshi banyoye kuri aya mazi, dufite kandi abantu bataranywa kuri aya mazi, tukagira kandi abantu bayanyweye ariko bakayakoresha nabi. Umusamariyakazi amaze kuganira na Yesu yagiye guhamagara mu mudugudu w'iwabo, abwira abo yasizeyo umuntu yabonye uzi ibye byose, ndetse baraza. Ni kimwe n'uko rero umuntu wese wumvishe ijambo ry'Imana ariyo mazi amara inyota, agenda akaribwira abandi, bakaza bagasanga Yesu. Iki ni cyo cy'ibanze. Hari abandi ariko bataragira n'inyota, bataragira inyota y'ijambo ry'Imana. Hirya hino ku isi dusabwa kugira ngo abarimenye tujye kubashaka tubabwirire ijambo. Hari ikindi cyiciro rero cy'abamenye Imana, cy'abamenye ijambo ry'Imana bakanywa kuri aya mazi, bakagenda bakayakoresha nabi. Abo ngabo harimo abarigoreka kugira ngo bibonere indamu, harimo abarigoreka kugira ngo bihimbaze, harimo benshi barikoresha mu buryo budakwiriye. Ibi rero birimo biratuma uwanyweye kuri aya mazi ahinduka utishimiwe, uwanyweye kuri aya mazi muri iyi minsi agahinduka utagaragara nk'uvugira Imana, ahubwo agahinduka indi sura Satani ari kugenda yambika abakozi b'Imana. Ntabwo rero byari bikwiriye yuko duceceka, bene data. Birakwiriye yuko buri wese aza akanywa kuri aya mazi, agahinduka iriba ridudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Aya mazi atangirwa ubuntu, aya mazi nta giciro asabirwa. Yesu Kristo aracyatangira ubuntu, ariko hari igihe kizagera aya mazi akabura, inyota ikamara abantu, inyota y'ijambo ry'Imana ikaba nyinshi, bagashakisha aho bavana ijambo bakaribura. Ndagukangurira rero mwene data kugira ngo ubanguke unywe kuri aya mazi, ubanguke Mwuka Wera agutahemo, hanyuma ube isoko idudubiza, hanyuma benshi bahinduke baze babona amazi amara inyota. Ntibikwiriye rero yuko duceceka, ntibikwiriye yuko dutuza, kubera yuko hari abakoresheje aya mazi neza bagatukisha umurimo w'Imana. Ahubwo reka twese tugire inyota, kuko uwagize inyota ntabwo yicara, ahubwo yirukanka ashakisha aho amazi ari kugira ngo amare ya nyota. Rero Yesu aracyategereje abaha kuri aya mazi, aracyategereje abo aha iri jambo, aracyategereje abasukira ku mwuka we kugira ngo nabo bajye gushaka abandi babona kuri iyo soko ituruka kuri Yesu. Ndagukangurira mwene data kugira ngo ugire inyota, uhorane inyota y'ijambo, uhorane inyota ya Mwuka Wera, kuko ushaka iri jambo ntatuza, ushaka ubwenge buva muri iri jambo ntatuza, ushaka Mwuka Wera ntagatuza, ahubwo ahora amusaba kandi aguhora amufitiye inyota. Uwiteka rero aguhe kugira inyota y'ijambo ry'Imana, Uwiteka aguhe kugira inyota y'Umwuka Wera, kugira ngo ukubashishe kuba nawe isoko izadudubiza kugeza ku bugingo buhoraho, kandi benshi bakakugiriraho umugisha, bakanywa kuri aya mazi amara inyota. Nicyo gikwiriye rero muri iki gihe, nicyo gikwiriye abana b'Imana, kandi niduhaguruka twese tukaba isoko nzima, twese tukaba isoko itaratobwe, umukozi w'Imana azongera agira agaciro. Mwene data wowe uvuga ubutumwa uzongera ugira agaciro. Mwene data reka we kwiheba ngo uvuge ngo byacitse. Oya, ntabwo byacitse. Yesu aracyari ku ngoma, Yesu aracyari ku murimo we, Yesu aracyahagaze avuga ngo ngwino
ngwino ngwino nguhe amazi akumara inyota burundu. Uwiteka abaha umugisha rero gukomeza gukurikira ijambo, Uwiteka abaha umugisha gukomeza kugira inyota y'ijambo rye, kandi uwagize inyota akagana Yesu byanze bikunze amuha ku mazi amara inyota kandi akamuhindura isoko idudubiza buri munsi. Reka rero iri jambo ribe iryawe, ribe iryanjye, twese dushake aya mazi, duhore dufite inyota y'aya mazi amara inyota, kandi twese tugende tuyakoreshe neza, ariko gukoresha ijambo ry'Imana mu gushaka abazimiye, atari ukurikoresha mu nyungu zacu, atari ukurikoresha mu kwihimbaza, atari ukurikoresha mu gushaka ibindi byose bishira, ahubwo turikoreshe kugira ngo dushake ubugingo bwazimiye bwongere buze kuri Kristo, tuzabane mu bugingo buhoraho. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, mugire ibihe byiza, mukomeze kubana n'Imana, Uwiteka abamurikishirize mu maso he, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.